Reka tubahe karibu nanone hano kuri Key Property Rwanda. Nemere nk'ibisanzwe aho uyu munsi rero twakoze tuwa aho dufite tuwa y'umwaka. Tugiye kureba inzu nziza turi kugurisha se cyangwa igurishwa Kimironko iri ku isoko. Aha ni kugurishwa miliyoni 165 harimo ibiganiro. Nawe ibaze nawe ku nzu nk'iyi ngiyi miliyoni 165 Kimironko hafi kwa Mushime. Na hano bifata iminota 7 uvuye ku isoko rya Kimironko neza cyangwa se kuri Simba Kimironko. Ni inzu nziza cyane y'umwaka ifite design nziza cyane iri ku buso 335. Nawe ni mu ndebere kuva hanze urabona ukuntu ahantu hose yubatse. Ni inzu ifite design nziza, inzu iri modern y'umwaka. So reka dutemberane rero. Ni inzu iri kugurishwa miliyoni 135 ubuso 350, ibyumba 4, toilette 3, salon salle à manger, igikoni modern cyiza. Ino nzira finyoye perekanye batembereze murebe ukuntu imeze. Reka tujyanane muri tu. Yes, reka nano tumaze kureba hanze, reka dutemberane tujye kureba mu nzu imbere. So iyi gate rero yacu wana ko dufite gate nziza, wana ko gate ikomeye. Reka tujyanane dukomeze turebe mu nzu imbere cyangwa se na izindi detail. Reba iyi parking hano dufite hano ushobora guparkinga imodoka 3 zishoranye kuva hano kugeza ruguru. Hari wana ko hajyamo imodoka 3 nini. Wana ko wana parking ifite amapave meza cyane ameze neza ya original. Nkuko muragenda mubibona rero ni inzu design y'ino nzu nge nayikunze, ifite finishing nziza cyane. So tukiri hano hanze rero reka mbereke na hano wana ko iyi ni inzira y'indabo. Wana ko bagiye bakora decoration y'uturabo bashyiramo utubuye bitanga ubwiza cyane. So wana ko ahangaha naho wana ko iyi ni bariko yo kuri master room. Nahangaha turi naho dufite amatara. Wana ko hano harimo dutara twaka ninjoro. Niko babikoza amatara ya hano ku gipangu yaka ninjoro. So ukabona na hano naho hari undi mwanya. Wana ko iyi jede hano ukageza mu gikari hano ko naho ni ahantu heza cyane. So reka rero none tujye mu nzu imbere turebe seho ubwiza dufite hanze no mu nzu birahwanye. Reka tujyanane turebe mu nzu. Wow, reba twinjiye tujye kureba hano kuri bariko aho dufite akaviyu keza hariya kuri kwa Mushimire cyangwa se ufite view hariya wicaye hano wana ko biba ari sawa cyane. So reba hano kuri ruhande, reba iyi design dufite hano. Dufite finishing nziza cyane. Ikintu nakunde ku ino nzu impamvu nabwiye ngo ni inzu nziza, reba finishing yayo. Nka nimugoroba hano dufite amatara afite urumuri rwiza, wana ko aya mabuye bakoresheje hano yugarika atanga ubwiza cyane. So reka rero tujyane imbere naho dukore tuwa dukomeze ture muraza kumbwira uko bimeze. So tutaragera muri salo dufite inzugi wana ko ziraza zigahurira hano ari ebyiri zislidinga, noneho ukabasha gukingura. Reka mbahe karibu mu nzu. Wow, this is the house. Reba iyi salo, dufite salo nziza. Reba finishing ino nzu yose kandi ni parafo yayo ni gypsum, amatara meza. Wana ko bimeze neza pe. Reba TV stand. Wow, reba TV stand imeze neza. Reba ahangaha naho tuba ano mawe bashyize hano nayo atanga ubwiza. Ukagira kano gatara nako ugenda uhinduranya urumuri bitewe n'urwo ukunze. Ni ibintu byiza bitanga umucyo, amakaro hasi, ibintu byose ni sawa. Reka tujye rero muri salle à manger cyangwa se aho barira turebe naho ubwiza buhari. Inzu yose ni gypsum. Wow, nice. Reba nawe none tukagira igikoni kiza hano kiza gifunguka, kiri open kitchen aho uza ukashobora kuza ugafata ugatanga amafunguro yawe hano ukabasha gusavinga abo muri salle à manger. Wana ko ni ibintu byiza. Reba amatara hejuru birasa neza. Reka turebe mu gikoni seho naho bimeze gute. Wow, it's very nice. Reba aho gushyira oven, tukagira imashini ifata umwotsi. Wana ko bisa neza. Utubati twiza duhagije dufite ibara umweru mwiza bakoresheje. Wana ko ni ibintu bisa neza pe. Reba nawe aho kogereza utuntu twawe ukageraho gukatira. Reba utubati twishi kandi duhagije bisa neza. Aha twagira umuryango ufunguka kujya mu gikoni cyo hanze turaza kuhareba. Reka dukomeze rero tujyane no mu byumba turebe seho mu byumba hameze gute, niba mu gikoni salo salle à manger ari uko bimeze. Reka tugendane tujye mu byumba turebe naho se bimeze bite. Wow, reka tujye mu byumba turebe. Ariko reka ntange ariko mwabonye inzugi zifite ino nzu yacu. Inzugi bagiye baya n'inzu, ibikoresho byose ni quality. Reba inzugi, amatara, finishing byose ni televiziyo. Reka dukomeze rero tugiye gutangirana muri master room. So ahangaha twinjiye dufite bathroom cyangwa se douche na toilette. Reka duhere hano muri
mu cyumba turebe uko bimeze, dushe turajyamo nyuma. Reba nawe icyumba ndimo. Wow, reba icyumba wagira ngo ni salo. Ubona ko gifite iri ni idirishya, ntago reba iri ni idirishya, murabona ko bimeze idirishya ryiza rinini riri double, ukahita ufunguka tukagira umuryango mwiza cyane ufunguka hano kuri baruko. Reba baruko hano kuri master room. Wow, nice. Ureba Kibagabaga view, ureba Kimironko, ureba nawe ukuntu hameze wicaye hano nimugoroba cyangwa se mu gitondo, ni ibintu byiza cyane. So reka dukomeze rero, dukomeze tubereke ubwiza bw'iyi nzu yacu. Reka dukomeze rero turebe ubwiza bw'inzu yacu. Ubona ko iki ni icyumba kinini cyiza nkuko nakomeje kubibabwira, icyumba cyiza cyane. Reka rero tukiva muri iki cyumba mbereke dushe na toilette y'iki cyumba. Wow, ibintu byose hano ni terefone. Reba ndi muri dushe nziza, ya dushe bakinga ukoga amazi atameneka. Reba zino shower. Wow, nice. Reba urabona izi shower bahaye, reba amazi impande zose, bashyira amazi ashyushye akonje, ibintu byiza cyane. Reba iyi sink. Wow, very nice. Reba iyi miruwari yacu ni touch screen, ubona ko birasa neza, umara koga wireba wihanagura bisa neza. Reba nawe aho gushyira utuntu twawe bisa neza. Reba sink nziza cyane iri moderne igezweho. Reba toilette ahangaha, toilette nziza no ku bantu b'abasilamu, murabona ko murabizi ko aka niko bakoresha mu mwanya wa toilet paper bita. Wabona ko toilette nziza aho gushyira toilet paper, n'ibintu bisa neza. Reba amakaro ari muri dushe birasa neza pe. Reka noneho dukomeze turebe n'ibindi byumba bisigaye. Tumaze kureba master room, reka turebe ibindi byumba bidufite kuri ruhande nabyo bisharinga. So reka duhere aha kuri iki cyumba ndimo. Wow, ubona ko ni icyumba cyiza kinini cyisanzuye, nacyo gifite idirishya rinini cyane ufungura rikaduha urumuri rwiza cyane. So ariko aha naho tuhafite ikindi cyumba. Reba ariko kuri ruhande dufite dushe na toilette, turabireba nyuma. Ariko dukomeze ahangaha dufite ikindi cyumba, ubwo ni ibyumba bibiri hano bisharinga cyangwa se bisangira iriya dushe na toilette. Ubona ko ibyumba byose hano ni sawa, ibyumba byiza, parafo gypsum, amarangi meza, finishing y'iyi nzu ni televiziyo nkuko nakomeje kubabwira, nicyo kintu nakunze hano. Reka rero turebe no muri dushe bihuriyemo ari ibyumba bibiri. Wow, ndebera nawe, iyi niyo dushe ibyumba byacu biza bigahuriramo. Reba toilette ngiyi, urabona shower yacu uko imeze, ubona ko ni ibikoresho byiza biri moderne. Tukagira aka sink aho ibikoresho ubona ko ni Mirano, ubona ko birasa neza. Miruwari ushobora gukoresha umaze kwihumuza cyangwa se mu gitondo wihumura, ko bisa neza umaze kwihumura. Reba akabati gato ko gushyiramo utuntu tworoheje, irasa neza. Reka dukomeze turebe no mu bindi byumba cyangwa se mu cyumba cya nyuma cya kane gisigaye. Ibyumba bitatu rero dushigaje icyumba cya nyuma kiri hano. Ni icyumba rimwe na rimwe kiba icy'abashyitsi, nako ni nako benshi bakunda kubikora. Reka turebe, iki ni icyumba cyihariye kiri self contain cyiza cyane. So reka dutemberane iki cyumba nacyo tukirebe. Wow, reba icyumba gifite idirishya ryiza cyane, urafungura ugafata umuyaga wo hanze. Ni icyumba kinini nkuko mubibona, parafo ni gypsum nk'ibindi byose. Akarusho iki cyumba cyacu kiri self contain cyangwa se kiri hariye. Reka turebe dushe na toilette y'iki cyumba. Wow, ubona ko ni ibintu byiza nabagejeje muri dushe na toilette yacu. Reba toilette, reba ibikoresho byose birimo. Nakunze aya makaro, ubona aya makaro ari muri dushe ukuntu ari meza cyane. Reba nawe iyi miruwari. Wow, nice. Reba iyi sink hano ni televiziyo, akabati ko gushyiramo utuntu twawe, toilette hano mwayibonye. So ubona ko ni ibintu byiza cyane, ni inzu nziza. Finishing yayo ubona ko ni inzu itanga ubwiza bwawe ku mafaranga make cyane, 165,000. Harimo ibiganiro kuri ino nzu, ifite finishing nk'iyi ntabwo ari igihombo kimwe. So reka dutembere hanze naho turebe mu gikari bimeze bite. Aha turi rero ni mu gikari, ubona ko iri ni ibaraza ryo hanze ukiva mu gikoni, tukagira aha naho gukorera imirimo yo mu rugo bitandukanye. Aha hazajya igikoni, ntabwo bagishyiramo igikoni cyo hanze ariko kizajyamo. Aha naho tukagira dushe na toilette, ni aha ngaho umwanya wayo.
tukaza muri ahangaha naho tukagira inzu y'umukozi. Ubona ko ni ibintu byiza cyane. So ubona ko inzu y'umukozi izaba iri hano, ko hadafunguka se. Inzu y'umukozi izaba iri hano, nkuko muri kubona ko ibintu byose bikenewe yarateguwe. Aho nahazajya inzu y'umukozi. Nakomeza ahangaha nza rero ubwo usubira ku irembo hamwe twahereye. Ubona ko ni ibintu byiza, ibintu byose biriterebye ahangaha kuri iyi nzu. Nkuko mumaze kubibona rero tumaze kubona tuwa nziza cyane. Ese ino nzu muyibonye gute? Aho twari dufite inzu iri kugurishwa miliyoni 135 kandi harimo ibiganiro. Ibaze nawe nka Kimironko hafi yo kwa Mushimire, ahantu dufite inzu imeze nkuko mumaze kubibona. Ese ino nzu amafaranga irayakuye nkuko mwabibonye? Commentaire zanyu hasi mumbwire, kandi ni karibu muduhamagare kuri nimero zacu ziraho kuri screen, maze muze tubereke ino nzu mubashe kwigura inzu nk'ingiyi iri moderne. Igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salo, salamanje, igikoni mu nzu kiri moderne, parking imodoka 3 nkuko mwayibonye. Ubuso ni 350 kuri miliyoni 135, harimo ibiganiro Kimironko hafi kwa Mushimira. Ibaze nawe ayo mafaranga nk'ahantu. So ni karibu rero, duhamagara uyu munsi, ni karibu duhamagara uyu munsi tubashe kugusuza, ubashe gusura ino nzu, ubashe kwigura inzu nk'ingiyi nziza muri Kigali, ahantu heza cyane. Ubona ko iyi ni investment nziza waba ukoze. Ushobora kugura ukodesha cyangwa se nawe ugatura mu nzu nziza nk'ingiyi. Ni karibu rero duhamagara uyu munsi tuyikugezeho.